papa demokarasi nziza kandi yihuse mbahaye ikaze wa muruda we mumeze mute mbongeye ikaze nanone mukomere cyane mumeze mute mumeze mute politike tuyigezeze haruguru no hasi no hepfo n'inyuma y'urugo n'imbere y'amarembo abahanuzi abanyapolitike beza turakinga rugakomera n'abakingura ngo baribwa ahubwo ruranabafata ntibaribwa gusa rurabafata rukabanyweza tubahaye ikaze muri uyu mwaka 2024 abantu niba se baragukurikiye bamwe bakaba bari kwitaba Imana yutukurikiye amakuru ko ingenda h'Imana rwose wa mu ruda wo mu majyaruguru ariko mbanza hari yari yarahunze niba atari mu Uganda sinzi ahantu yari yarahunze ngo yaje kwitaba Imana niba babeshya niba ari byo sinzi ariko wowe ubikuye he tubwira amasoko ko yaho ayo makuru ngenda h'Imana David witabye Imana uyakuye he yitabye Imana mu buhe buryo mu kahe katsi ku buhe butaka sinzi ngo nihe kuko sinzi n'igihugu yararimo icyo ari cyo amakuru yumvishe he wayumvishe ryari ni mako wabivugaga ko yaramaze iminsi arwaye ariko ko babizi neza bazi yuko kubera ko iwaba ari Musanze ko igihe yakiri mu Rwanda yaba yarakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano bamufungiye muri kontineri za Roza Kabuye bakajya bacanira umuriro hasi abantu bagahiramo basimbagurika nese ibyo ngibyo ko tubizi muri za 97 na 6 na 5 kugeza muri za 2 hafi 99 ni muri ibyo byiciro nyine hose abanyarwanda bari baragowe n'Imana yakoze umuti kugira ngo batabare ibiza abantu n'ibiza kamere byako kagenda gukurikiranye nyuma y'imyaka yose akabiri ubwo bimuhitana birumvikana ngese ntujya ubureba uburyo oborozi bankubise ukuntu bingaragura ukuntu bingenza no kuvuga bari abatekinisiye kugira ngo bashobore kukwetsa urubozo bakobekamo utuntu tuzagenda tukwetsa urusorongo ugenda urangira nk'isabune tukumunga buhoro buhoro ariko uzashira urangira ese none se niba bavuga ko bishingikiriza imiryango mpuzamahanga ngena n'uyu munsi nita ko bamwe babona yuko nta kintu bimaze ku ruhande rumwe niba bashobora kuba bakoresha ubwo burozi nk'ubwo bica abantu bazi yuko bafunze barenganye kandi bafite icyo babikoraho kandi bazi yuko ubwo burozi babatera ntabwo baba muri ziriya nzu zabo babikamo abantu ngo ubure n'akantu na kamwe bagukorera akabi kazatuma bo baregeye barakaregeye bazi ngo igihe iki gereza hari abakurwa amenyo hari abimwe ibyo kurya hari abahabwa ibiryo bigaze hari abashererwamo amavuta peteroli mu mvungure hari abirirwa akivanga n'igifu n'amazi mu mubiri n'amaraso uburozi bukikora ku bwonko ugasara ugapfa ukabishyira muri sisitemu y'amazi n'amaraso bigatembereramo rero yo umubiri unyunyurizemo na ya peteroli igendera mu mazi no mu maraso yagera ku bwonko umuntu ugasanga igogora ry'umubiri amazi n'amaraso n'ibyuya n'ibiryo n'intungamubiri mu mubiri ahangaha njye mvuga ko nta kamaro imiryango mpuzamahanga niyo wari ukomozeho urabona no ku bwa Hitireri n'abanazi biwe amahanga yararebaga ariko bakabura uko bahita bafata ibyemezo ako kanya ariko yaje kubivumbura nyuma amabara n'amahano Hitireri amaze kuyateza niyo mpamvu umuryango w'abibumbye akanama k'amahoro ku isi Security Council kongerewe ubushobozi n'imbaraga kugira ngo aho bizajya binugwanugwa bivugwa habeho bakarabara babo muri icyo gihugu nabo mpuzamahanga none bose bahuriza kuri raporo zimwe ku bunararibonye bumwe none hakagira igifatwa niyo mpamvu ujya ubona nka Gaddafi yavuyeho nka Saddam Hussein yavuyeho nka Mobutu yavuyeho Idi Amin Dada yavuyeho Abyara yavuyeho Bashir muri Sudani yavuyeho Tunisia Ben Ali yavuyeho Mubaraka muri Misiri yavuyeho wabonye muri Chad ejo bundi ntawe bafomuye aha byarabananiye
oya ntabwo byananiranye kuko amateka arahari. nimba ingoma Karinga Nganzi yategetse u Rwanda imyaka 1650 yaravuye igasimburwa na repubulika, niyayisimbuye ikaba yaravuyeho, niyayisimbuye ya kabiri ikaba yaravuye, hakaba hariho iya gatatu repubulika. uba wumva itari kubyina ivamo abasimbura kizigenza rugira u Rwanda narahasesekaye, ahubwo bavuge bavuye aho u Rwanda ndugire neza kuko ndi rugira ubikwiriye, rugira w'u Rwanda nyawo. uri kuvuga ibi mu gihe bo bavuze bati itariki 15 z'ukwa karindwi tuzongera tugaragare mu matora, kandi tariki 14 z'ukwa karindwi muri diaspora twarabateguje kubera dufite plan B. nibatemera bamukeba bacu ko dushiraho leta y'inzibacyuho nkayiyobora imyaka 5 ikazaba ari yitegura amatora, bagashaka kwisuka no kwisukira amatora kumara ingengo y'imari, kandi bazi neza rubanda bararubwiye ngo nibiva mu matora biba bizwi, babyina mbere y'umuziki. niyo mpamvu ubona no ku masite y'amatora haba harimo indirimbo za FPR Inkotanyi, kandi biyamamariza no ku masite y'amatora, kandi abandi barabahagaritse mbere y'umunsi umwe mbere y'uko amatora aba. urumva ibyo byose iziryo tekinika n'ubwo bunyanga bwa manyanganyanganya bwaba usimanyanga tushaka byose kubihagarika, noneho tuzane amatora nyayo. ariko mu gihe plan E ariyo kugira ngo dushireho leta y'inzibacyuho nyiyobore imyaka 5 izaba ari yitegura amatora nyamatora, hazaboneke perezida nyaperezida. mu gihe 2024 bagashaka kwiyimika banyuze muri icyo gicu cy'amatora, abanyarwanda b'imbere mu gihugu nabo muri diaspora baryamiye amajanja. kubw'iyo mpamvu rero burya si buno ntawafunga inzira zo mu kirere, ku butaka, ku mazi no mu buvumo. bagatangaza watsinze nyawe batibye, noneho tukabafata neza tugashyiraho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, bose tukabaha imyanya. inyeshamba ziri imbere mu gihugu n'iziri mu mahanga tukaziha imyanya. abanyapolitike batavuga rumwe na FPR Inkotanyi bari imbere mu gihugu n'abamahanga bose tukabaha imyanya, na FPR Inkotanyi nyirizina nabo tukabaha imyanya. tugashinga the international government of unity, kuko tuzaba turi abanyarwanda duturutse impinga zose, impande enye, ingune enye z'isi yose. niyo mpamvu izaba international government of unity. iyo ni inyito nziza wayihaye, nta vangura ririmo, kuko niko bimeze. ariko baribaza bati se hari ikibazo umaze imyaka 3 baza ese ko atagaragara, ho yakagombye kuba agaragara ngaho iminsi mikuru ngaho aho ngaho ntacyo wenda barabitangazaho, nubwo bavuga yuko ababivuga mwese nta shingiro bifite. oya ishingiro rirafite, kuko Ngendahimana David apfuye yarabitangaje, kandi n'isi yose icyo gisubizo batarakibonera, icyo kibazo batarakibonera igisubizo. Ngendahimana rero apfuye asigiye abantu ikivi gikomeye cyane, ubwo FPR Inkotanyi bagomba kugisubiza, bakagaragaza abantu babo bose ko bahari, yaba David Ndahiro akagaragara na Paul Kagame akagaragara, abanyarwanda bakababona bose ko bahari. none se barafi iki kibazo nibaza kandi cyamatsiko warabivuze nawe warabivuga n'abandi wenda barabyibaza. bose mperembanye imbere mu gihugu n'abatavuga baratekereza barabyibaza. none se niba muvuga mutyo bo ntacyo bivuze, kuko bavuze ko n'amatora bazagaragaramo, kuki mwebwe mwemera niba adari ko uwo mwita Baringa azagaragara mu matora ahagarariye udahari, kandi amatora bo bavuze ko nta kibazo, ahubwo baba bashishikariza abantu no ku ma YouTube barabibonye bati igikombe mukigire neza ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024. n'ejo bundi umunyamakuru w'umufaransa wo kuri RFI yaramaje uzayagaragaramo rwose abazani ni Paul Kagame. abazani nta utabizi ibyo ngibyo, ni muri shaje nk'amatike yarabivuze. none se kuki niba niwe yabazize cyangwa yaba yarabaze undi usa nkawe, kuki se bamwemereye kujya gutangariza udahari niba bazi yuko uwo munyamakuru amuzi neza, cyangwa yasanze ko Paul atapfaga isokerwa n'abantu bose atigaragariza buri wese? uwo munyamakuru yamushikiriye ati ni ukuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, kandi abanyamakuru b'imbere mu gihugu nka Radio DC, televiziyo DC, Contact,
Flash FM, Flash TV, N'ibindi. televiziyo n'iradiyo zindi nizihe ko atajya hagaragara, atajya yumvikanaho. Uko yakumvikana ku z'abanyamahanga, inyarwanda atazumvikanaho, avugiraho anigaragaza no muri studio ngo abaturage bamubonera ifu, ariko nuko babona perezida wa Ruda live. ubundi se ntabwo wabonye ko habaye ikiganiro, ngira ngo ni naho umunyamakuru wo kuri TV1 Kenisi yamubajije ikibazo nawe akamusubiza. Ukoze neza cyane. Televiziyo TV1 na Radio 1 oya si ibyo byonyine, mu Rugwiro twe twavugaga muri studio zabo, akaba yajyamo akabiye z'amaradiyo n'amateleviziyo ku mugaragaro, bakareba bakadusuzumira ko ari we twese tubireba kuri televiziyo. none na David Ndahiro yicaye hariya, David Ndahiro bantu bagatelefona bakamubaza ibibazo agasubiramo rwa rwenya rwe, na Paul hano banyapolitike bakamubaza ibibazo na rubanda rukamubaza ibibazo, none bose tukavuga ye wow, abanyarwanda bacu bombi barahari, nta kibazo ntari.